Yes, iyi ni Igo Stamina TV rero nkuko mumenyereye ibyiza byo ni byinshi, ariko ibyiza byinshi cyane no wakanze subscribe akamanuka gato agakanda no kunzogera, kuko ibyo tuba twabateguriye byo ni byinshi kandi ibyiza cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho umwe mu bahanzi bafite impano ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba twamukuyeho ahantu umukavumo, twatangira tumusuza tumuha ikaze, dore ko ari umuntu w'umugabo sindajya kumuvuga amazina, nawe arababwira mu buryo bwa kiraperi. Yo shimwa mana unubaho mana, ndi proud yo kuba Godson, wankuye kure cyane muri sins, nari mu mitego y'umwanzi Satan. Shalom to all my niggas. Yes, welcome Elswika, welcome on Igo Stamina TV. So uyu munsi rero ukaba ugiye kuganiriza abakunzi bawe live cyangwa se imbona nkubone, dore ko abagukurikiye bo ni benshi bagiye bakutubaza cyane, kuko wakoze ibitendo byinshi cyane. Elswika, mu buzima busanzwe umeze ute? Meze fresh papa, meze neza kabisa. Umuziki se, umuziki Umuziki still in a process, uri mu nzira, usibye ko mw'iyi minsi ndi quiet, ariko ndahari man, ndahari pe. So umuziki urabizi bisaba guhozaho, wayi nyine tubwira ngo uri quiet kandi uzi ko umuziki bisaba guhozaho. Umuziki man ntago ari business ninjiramo everyday, mba mfite n'izindi plan mba ngomba guplaninga, gusa ntago bivuze ko mba nawirengagije kameme. Nesi umuziki ubu ngubu bitandukanye na mbere. Ubu umuziki ushobora kuba business, nako ntago ari ushobora, ahubwo umuziki ni business, kuko music man hari abasani benshi itunze, why not uvuga ngo uri mu tundi tuntu Mene mw'iyi minsi tusinze akabazo technique nagize inshara, ariko ntago navuze ko naretse kwandika imirongo, amavasa arahari kabisa, ahubwo other things mfite guplaninga no kujya muri studio nkareba uburyo ki byakunda, ariko anyway imirongo ndayandika papa. Elswika, tukuguyeho ahantu umukavumo, gusa uyu munsi ewana turi ibuganire. Muri make niki wabwira aba fans bawe cyangwa se abakunzi bawe muri rusange? Abakunzi banje bankurikirana mu buzima bwa everyday, cyangwa se aba subscribers bari kuri Igo Stamina TV, cyangwa se kuri social media zose zanjye, cyangwa zo mupampe Tomtoni nk'umusani wanje, bazi Igo Stamina, bazi The Nobles, bazi wherever wamusanga kabisa. Nababwira ko imirongo irahari, project zirahari, dufite big deal turi gutegura. Usibye nanjye mfite aba partners, mfite abandi bantu twakabaye dukora amakolabo barahari benshi, nimushaka kubamenya Igo Stamina izabatumira. Anyway ibintu ni neza papa. None se muri make agapfundikiye gatera amatsiko, watubwira ni ryari upanga kuba wakubita umuzigo hanze cyangwa se music muri rusange? Bo hari kolabo mfitanye n'umusaza uri wigize umunyamakuru hariya kuri Igo Stamina, anyway muraza kumubona pembeni. Dufite umuzigo n'ujya hanze YouTube channel. Yes, mu buzima busanzwe Elswika ni muntu ki? Elswika abayeho ate? Akunda iki? Bo mu buzima busanzwe man, Elswika ndi umuhasra, ndi umuntu wana n'abantu bose men, nkora iki? Ni ibisanzwe, nkora umuziki, nkora n'ibindi bisanzwe bya gutyo by'ibyaro man, nta birenze. Gusa nkunda buriyo nabonye akantu kanshyiramo meditation za danje, mba numva ari sawa. Yes, uvuze iryo jambo ati akantu why? Kubera iki abantu bakora injyana hip hop cyane bakunze akantu? So nagara hip hop gusa man, ahubwo ni generation turimo, bitewe nuko nawe ukora R&B, ako ndabizi waguhamagara akaguhereza akarongo, ntago wavuga ngo man ngo ndakowesha ngo nkora R&B. So ni generation turimo musaza. Elswika, ikibazo nakubaza, eske primaire wayize he, secondaire section? Muri make watubwira ku buzima bwawe muri rusange from the beginning up to now. So thanks bro, thanks kabisa. Primaire nayize ahantu bita Bisayo Primary School, O level nayize Nyamugari High School,
section yo you know man ko yari yatigitanye man muri eteka asibye ko nagucomotse ahantu hahantu mwayama bandi. yes noneho Elsrika ikintu cy'amatsiko nakubaza niye stage wigeze utwika ukavuga ati cyakoza Elsrika abantu bakazamura ibiganza bakavuga ati umuhungu mu kazi ikose? Man, stage zo ni nyinshi man, stage ni nyinshi, sometimes zimwe ntanzi yibuka ariko buriya nka stage twajyanyeho muri eteka wallahi ndayibuka nkavuga ati peace kabisa. None si muri make ukijya kuri stage bwa mbere wiyumvishe ute? Eske wumvishe ari ibintu bimeze ute? Elsrika uri imbere kuri stage abantu ibihumbi 200 baguhanze amaso baguteze amatwi, wumvishe ari ibintu bimeze gute Elsrika? Papa ntakubeshye byari hatari man, hari igihe ugeramo feelings zikabura kabisa ukagira ubwoba gufata mic bikange kande kugwa hasi ukarya amagambo kubera ubwoba na public nyinshi, ariko anyway uko byagiye byidevelopa ugakora stage nyinshi experience kazamo ugafata mic neza, so ni ibintu bigora nyine mu gutangira, ariko uko bigenda bikura biba grow up ugenda umenya byinshi ukafata mic ukakora dukora buka medita beat n'ibisanzwe nawe urabizi uri umusanimana. Elsrika umwe mu bahanzi bakuru dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Elsrika nakomeza nkubaza, eske Elsrika muri make niyihe mirongo yawe iza hafi cyangwa se imirongo ukunda ukavuga uti icyakoze iyi mirongo nayitabaza biramutse bibaye ngombwa? Reka nkubwire ubwo ngo n'urugambo shika mukomere nibwo uzavamo umugabo, naho ubundi nibakomeza kugushuka bazakunaniza bakugira umuvetera man. Iyo uhoze mu bigambo utifatiye decision bindi bro ukasanga nyine wabaye umuvetera iyo hirya. Elsrika noneho cyene ikibazo nakubaza, eske muri make ubu turi kuganira kuko waduhaye umwanya, tuba tugomba kuganira kugira ngo abakunzi bawe bamenye Elsrika ani muntu ki abayeho ate. None si Elsrika ikibazo nakubaza acyamatsiko, niwe wa mwanzuro wigeze gufata ukavuga uti icyakoze uyu mwanzuro nuwansubiza inyuma nuwabigenza ute nta kintu nahinduraho, uyu mwanzuro ndawufasha? Man, imyanzuro myinshi ariko umwanzuro nafashe nkumva urananshimishije nkabona ntacyo nakoraho nashanjoma n'imwe shano kuzana umufasha bro. Umufasha Elsrika niyo ngingo nshaka akugwishaho. Elsrika umufasha mumaranye igihe kingana iki? Eske ubona bimeze bite? Shama umufasha tumaranye I think ni nka 8 months. 8 months. Ariko ndakeka igihe nari ndi single man nshaka zanja mu tuvumbu tamenya mu bintu bya useless things. Ubu mbona urabona maye naranabyibushye n'uwakeye. None hari ikintu nyine urubyiruko rw'ubu ngubu rukunze kugarukaho ngo umufasha men ngo ni gisasu nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ntarore yo kuzana umugore ngo nta kiniki nyine ukumva ko wowe wo mwanzuro wawufashe bigenze ute byari bimeze bite uvuga uti Elsrika ankubise hasi ibyo bigambo byose byo ku ruhande ndabiretse? Reka ngire man zari kata zirenze ku buryo wagendaga buri nzira unyuzemo ugasanga ni struggle za danje ugasanga hari amagapu yasimbuka bikaba ibibazo unyuzeho muserera ababyeyi bakakubona takapata munageho ugasanga muri guserera fo wanareba consommation byo wangiriza ugasanga ni ibintu byaho by'ubufuma nese muri make byabaye fresh urubyiruko rukunda show rukunda kwiryohereza muri make ubona iyo umuntu yazanye umugore nta nzitizi akaba ariyo mpamvu nubwo utabitubwiye utagihereza imirongo ku gihe. Oya mugore ntago yambuza ibintu nkunda bitewe nuko imirongo ni talent musaza. Imirongo ni talent the same like you nkuko nawe imirongo utayibagirwa it's like nko gukaraba bro. Imirongo ibirahari usibye ko haba hari mutundi du projet utekereza ugasanga ni big deal ariko imirongo yo ntago umufashana yimbuza kamera. Yes sinda kubaza ngo nkubazaguze ahubwo ndakubaza ibintu nyine ubona
bifite injyana. Ahubwo hiberetse nkibarize iki kibazo Esrika, ndabizi neza cyane nkuko yabikomojeho twarabanye, nzi byinshi kuri wowe. Esrika, gerageza utubwire umuhanzi ukunda mu Rwanda cyane, ariko urabimutubwira mu buryo bwa gisani. Umuhanzi nkunda cyane Yes, mu Rwanda. mu Rwanda mbakunda bitandukanye bro. Njye ukunda imiro amalyrics ye nyine tu R&B. Njye noneho hip hop. Nkunda umuntu bita Pifra. Pifra mukundira kwandika neza ubwo muri beat fresh. Ako muri R&B nkunda icyamamare Tom Tori. So dukubitira akantu gake ka P ka pro P widos ka Pifra. Yes, Mukubitiremo iyihe ngoma? whatever man. Ubuzima ni fenomene utamenya, formire ikabura mu bwana bwanjye ndibuka hashize igihe gito, mbuze ruza dukina udukino undisha unyambika. Yeah man, so I think ibintu bimeze fresh cyane. None si Esrika, muri make niki wabwira urubyiruko muri rusange kubijyanye n'ingingo yo kuzana umugore, dore ko ariyo ngingo twari tugezeho nubwo hivanzemo akana? Urubyiruko bisaba kuyufanga, kuzana umufasha nta bikaze, upfa kwiyumvamo capable ko uri umuntu ushoboye, ugakura amaboko mu mifuka ugakora. Why not bitakunda se? Ntabwo umufasha ari ikintu kigoye, n'abatari njye n'abandenze cyangwa abo ndenze barabikoze. Anyway, igihe ubonye bigucanze cyangwa ubona nta plan ufite, aho kugira ngo ukore muri consommation za danger, mani wamuzana nta bikaze. Esrika, umunsi wa mbere utega imodoka byari bimeze gute? Wari ugiye he? Hari ryari? Hari kuwa kangahe? Hari mu kwezi? Hari mu mwaka? Niba ubyibuka byari bimeze bite? Umunsi ntega imodoka ndiyuka hari nko muri 2008 pe. 2008 sinibuka ukwezi cyangwa umunsi, ariko ndabyibuka neza twari tugiye ahantu bita Nyamata. Nyamata twari mu byo gusura urwibutso rwa Nyamata. Nicyo gihe nateje imodoka, nabonye bimeze neza. Niho nariye ifiriti, niho nariye umuceri, niho nageze Kejeri, niho nabonye indege. Kwanza niho nicaye no mu modoka, urumva byari ibintu bimeze fresh. Nese Esrika, muri make urugendo watangiye ni fresh. Nashishikariza n'urundi rubyiruko gukorera gahunda, intumbero ufite both urugo na music. Ni gute nyine uzabivanga kugira ngo abakunzi bawe batakubura kandi no mu rugo hatagira ibyo wica? So kwanza murumva ko music n'urugo ni ibintu bibiri, ariko simvuga ko biri different cyane bitewe nuko umuziki ushobora kuba business. Ibyo ukora mu rugo bikaba business. Ariko umuziki anytime ntabwo utwara ibintu byinshi nko kujya mu bindi. Ushobora kujya mu kazi runaka, after ugafata amasaha 5 ukandika imirongo ukayikosora, ejo igihe wumva ufite ubushobozi ukajya muri studio ukandika. Ndumva nta kintu cyambuza rwose kwandika. Nese Esrika, hari ikibazo ubu ngubu ewan cyatumye sinema nyarwanda ikonja. Umuntu bita Ndimbati ubu ngubu ibye ntago bimeze neza. Eske izo story wowe wigeze uzumvaho? Muri make wumva bimeze bite kugira ngo umusani wacu abe yasubira hanze twongere duseke twishime? Izo stories z'umusaza Ndimbati I think nazibonye kuri Yigostamina TV. Wandi umufana wa Yigostamina TV bro. Yeah man. Niba since ko nagiye mba umusubscriber kuri Yigostamina TV, nagiye mbona stories mu postinga. Yes. Anyway nkazirayikinga nkazireba, so nabonye bya Ndimbati, ariko ntago ngende umujudge. Niba ari mukuri urukiko ruzamurenganura, niba atari mukuri gusa twahombye umukomediye of course, ariko twese turi munsi y'amategeko. Niba abona ko amategeko amurenganura azaza yongera ko, niyo atamurenganura ari mu mafuti, nanone ni wavuga ngo sinema ihombye umuntu kandi ari umunyamafuti. Ari umunyamafuti agomba kubihanirwa. Esrika, ahantu nibanze kukubaza cyane
ariko nta kundi nicyo itangazamakuru uribereyeho, ni ahantu hakure wageze. Niki cyagushimishije aho hantu hakure wageze, cyangwa se icyakubabaje muri urwo rugendo wakoze? ahantu hakure nageze se ari ukuhaba cyangwa ari ukuhatarasiriza? ahantu natarasirije bwa mbere hakure nzi n'ahantu bita Rwamatunguru yuji, kandi sinababaye, nari ngiye gufudura, narariye njyana n'abasani, bumva ari mu kindi gihugu rwose. Igihe rero nagendaga ndi n'abapeti bakavuga ibirimi situbyumve, cyokoze wenda nahura n'umuntu uvuga icyongereza nkayamba abo bantu, nibyo bintu byananshimishije, ni naho hakure sinigeze mbabara. Swika own house. Dusezera rero dukubitireho akantu asigaye, usubire mu mirimo yawe. Swika, umunsi urageze, isaha irageze, byo nari ntegereje ngo mbere k'urukundo, byo nari ntegereje we, ngo mbere k'urukundo, byo nari ntegereje ngo mbere Igostamina TV. Yeah man, wakoze kubana natwe Swika, njyewe mwabanye muri iki kiganiro n'umwami Ito Mutoni Bigwi from Igostamina TV.